aho ngaho bikomoka arapangira fatanya n'umusore witwa Shema Patrick wanyoherereje amafoto anyereka ko yagiye muri M23 yashoje ibihano bye ahita ajya muri M23 ari hakurya ngayo nguko n'urwo rugoma. Uwo musore byagenze gute wenda tubwire? Uwo musore niwe wari menike niwe wakubise ariko ari kumwe na Nzizera. Rero ikirego ku itariki 21 z'ukwa 12 urwego rw'igororo rwanjyanye gutanga ikirego kuri station RIB ya Rwezamenyo uvuye muri gereza. Ndimo nkirimo. Yego. Niba umuntu yabwira umuzamu ngo ikebe dubwire RIB ko umunyamakuru yagutemye niki kidatagukorera amafoto ndayibuka ko icyo gihe yateje ubwega ngo Jean Paul Nkundineza ngo yamuteye ngo agira n'abakozi ariko baza nagereye n'abakozi ahubwo umukozi nawe ni icujuje umukozi we. Reba umukozi ariko babwira ngo yitemeshe ikibati kugira ngo batange ikirego. Nzizera Aimable yakomeje kwepana na RIB. Urumva umwe yigereye muri 23 Nzizera Aimable ngo atuye Gikondo kwirebero ngo atuye SGM ngo atuye Kicukiro bagezeho babura trace. Babuze trace dosiregerwa parike ariko nka abagize uruhare muri icyo gikorwa batanga dosiye nkaho batazaho baherereye. Murashaka kwibaza ngo mu gihe yaruka gusabye imbabazi nkuko yarashatse guca kuri Mike Karangwa ngo mu bicoce birangire n'ubundi abo dosiye igeza ntago bamubabarira kandi n'ubundi atari hari ese hari ikindi yagukoreye nyuma yo gukura amenyo onese ubaye n'amenyo karemane sikoro umugome nta kindi yagukoreye none se rwego ngo ntabwo yihannye yakubwiye ko azakuvuza kandi bavuze ko ashobora kuba amafaranga ntabwo yabikora abantu. Reka ngusubize kandi gushimire ukurikiye Ukwezi TV cyangwa se ukurikiye Jean Paul Nkundineza turi kumwe uyu munsi. Ejo nyuma y'ikiganiro cyangwa se nyuma yuko umuvugizi wa RIB atangaje ibyitabwa muri yombi rya Nzizera Aimable abantu batari bake bakomeje kumbaza ibya dosiye na Jean Paul Nkundineza. Ndamubaza nubwo nari mbizi arambwira ati dosiye iracyari ahubwo turi no mu rukiko. Ndavuganireka Jean Paul nze kumushaka tuganire ntaza no kujya kuri kamera nkabisonda nkabivuga nabi ariko ubwo nitujya kubivugaho turi busa n'abasubira inyuma gatoya tunabaza ariko ubundi byagenze gute. Jean Paul mbere na mbere uraho n'ubwa mbere duhuye mu kazi kuko cyangwa se kuri kamera twarajyaga wenda duhura rimwe na rimwe kuva uvuye imageragere ariko n'ubwa mbere duhuye mu kiganiro bakari sawa se impamvu kari sawa wowe uvuye hese ngera cyangwa n'ubwa mbere duhuye tuvuyeyo Yaravuye imbere yawe cyane ariko tu vuga yego hanyuma imageragere wakubise ute sekono niho mpereye kubera ko nitujya kuri dosiye ya Nzizera Aimable na Jean Paul Nkundineza naho ngaho itangirira mageragere ni nka wa muntu kamera amata akakubigenza gute arya uwa magana uvuga ko umuntu mugerera neza akakugirira nabi bakabihuza n'ikinyarwanda bigiye ofete mageragere dosiye ntaravuga ahandi hose kawiteruriye hano ariko nta kibazo. Mageragere hari kuri 19 z'ukwa 12 2024 ndabyibuka hari mu masaa 10 z'umugoroba. Nzizera rero afite ubwenge bwinshi cyane bwinshi yaryamaga nabaga nkaha we hacamo umuntu umwe agakurikira urahazi nabaga ku ruhande hakajyamo umuntu umwe nawe agakurikira yabaga ahantu hitwa mu ngazi. Cyo ntabwo ari cyo kibazo ahubwo we ni ibintu yari yarapanze kunzika ntazi ngo nigeze kumuvugaho bya bibazo bye na Nkunda banyanga ngo nagiye gusura ibikorwa yararimo kubaka atabizi ni wowe wanyeretse amafoto yaguhaye yavuga ko twateye icyuma abakozi be iyo skandalo urayibuka urugomo rubona korewe rukomoka kuri ya nkuru nakoze hariya i Nyanza ya Kicukiro. Niba umuntu yabwira umuzamu ngo ikebe dubwire RIB ko umunyamakuru yagutemye niki kidatagukorera amafoto ndayibuka ko icyo gihe yateje ubwega ngo Jean Paul Nkundineza ngo yamuteye ngo agira n'abakozi ariko baza nagereye n'abakozi ahubwo umukozi nawe ni icujuje umukozi we. Reba umukozi ariko babwira ngo yitemeshe ikibati kugira ngo batange ikirego rwose yarakitemesheje
hari nka saa munani i Nyanza ya Kicukiro, nuko niba yaragishije inama umutima, kuko iyo ajya kurega nashaka ko ajya muri ribu ya Kicukiro, ariko ntabwo yagiye, so naho bikomoka. Kuba rero naragaragaje ko ari mu manyanga, yewe nabonaga ko umwe muri bariya bakobwa nta rukundo afite Nzizera, ko ari ukugira ngo ahubwo yigarurire ya mitungo. Rero Nzizera akanga umuntu ushobora gucukumbura ubumeni bwe, naho ngaho bikomoka. Arapangira afatanya n'umusore witwa Shema Patrick wanyoherereje amafoto anyereka ko yagiye muri M23, yashoje ibihano bye ahita ajya muri M23, ari hakurya ngayo nguko n'urwo rugomana. uwo musore byagenze gute wenda tubwire? Uwo musore niwe wari menike, niwe wakubise, ariko ari kumwe na Nzizera. Rero ikirego ku itariki 21 z'ukwa 12, urwego rw'igororero rwanjyanye gutanga ikirego kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo. Uvuye muri gereza? Ndimo nkirimo. Yego. Buriya ushobora gutanga ikirego bitewe na kesi. Buriya abantu bazi ko ibikorerwa mu magororero hatabamo, harimo umuntu urangiza igihano kimwe agakomeza ikindi. Njyewe najyanwe ku mabwiriza y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, banjyana mu modoka njya gutanga ikirego, nakirwa n'umugenzacyaha witwa Jean de la Croix. Ikirego aracyakira, dosiye arayikora, ahubwo haba ikibazo, gereza yamwimye abatangabuhamya natanze. Mu batangabuhamya banjye harimo wa mugabo wagaragaye ejo bundi warekuwe by'agateganyo witwa Bariyo Andrew, waramubonye warambaye ingofero y'umutuku, wagaragaye muri social media. Buriya niwe waje kubankura hejuru. Buriya kese yanjye Bariyo Andrew tuye hehe Kimironko, namubwiye ntuke ngize Imana uratashye, dosiye iracyahari, iracyari mbisi, ngayo nguko. Iri hehe se? Iri muri RIB? Iri mu bushinjacyaha? Uyu munsi iri ukuntu byagenze, gukurikirana umuntu udafunze biragora. Nzizera Aimable yakomeje gukwepana na RIB. Urumva umwe yigiriye muri M23, Nzizera Aimable ngo atuye Gikondo ku Irebero, ngo atuye SGM, ngo atuye Kicukiro. Bageze aho babura trace. Babuze trace, umugabo dosiye iregerwa parike, ariko abagize uruhare muri icyo gikorwa batanga dosiye nk'aho batazi aho baherereye. Dosiye iragenda ijya muri parike. Uyu munsi iri muri parike, nyuma y'imyaka 2 iri muri parike niho igeze. Kuko n'ejo umuvugizi wari bavuga ku ifungwa rye yavuze ko bari baramushatse baramubura. Exactly. Kuba uyu munsi baramubonye afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro, hari icyo bigufasha kuri dosiye yawe? Ikintu kiriho nuko umugenzacyaha ufite dosiye nabimubwiye akambwira atoke tuba muri system imwe, ejo nzajya kumwitoroja. So uyu munsi yagiye kumwitoroja kuri kesi yanjye. Yes. Yese ajya uyu munsi? Hanyuma Japo, tubaye nk'abasubira inyuma gatoya, ubundi icyaha, inyito y'icyaha ni ukubita no gukomeretsa. Hari n'abantu batabizi babwira ngo umuntu yizerwe kujya mu rukiko, umuntu ashinjwa kubita no gukomeretsa, akavuga ati ntabwo nakubita none nakomerekeje. Ariko ni uko inyito imeze. Unakomerekeje umuntu utabishaka cyangwa ikintu kikamugwira, inyito yitwa kubita no gukomeretsa. Ariko kuri Nzizera kuko nakutse n'amenyo, sinzi nawe bikomeza kwitwa gutyo. Ubu hano ufitemo ntuzo zitwa, hari ibyuma bashyizemo bizamaramo amezi 8, nyuma bagashyiramo amenyo original. Biranahenze. Yaho kwemenya ngahe? Havuyemo 2. Nyine ikintu cyakubayeho hari ukuntu utakivugaho ukuntu, kuko gishobora gutuma utekereza ukundi. Gusa ntabwo afunzwe kubera kese yanjye. Nzizera twagiye tuvuga ko ari umumene, abantu bakagira ngo nizanzangana, ariko no mumene. Rero umumene nta kintu atinya. Nzizera Aimable ku isi Imana yaremye nta kintu atinya. Nyuma y'umusaza wita Rukeba wagize dosiye nyinshi, Nzizera ashobora kubakurikira. Nzizera n'umuntu ajya kuburana mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, yaba akivaye ejo akajya Gasabo, yaba akivaye ejo akajya Kicukiro, yaba akivaye ejo akajya Huye. Yarinze arekurwa agifite dosiye, ahubwo abantu bakemanze irekurwa rye rya mbere. Irekurwa rye uravuga ejo bundi arekurwa? Ejo bundi arekurwa, yarekuwe yatashye mu kwa 3 uramutwoboye. None ashaka kuricukumbura ntabwo uzigera bisobanukirwa, kubera ko yaregwaga inyandiko mpimbano y'umurundi yahaye Rambere. Yego, ni kampani y'abarundi yitwa Ruboko, sibyo? Harazamo inyandiko mpimbano, hakazamo ubwambuzi bushukana, sibyo? Ariko noneho yavuyemo
hatabaye urubanza. nta n'umuntu yasezeye Ntabwo urabona habaye hariya urubanza. urahazi. Ntabwo habaye urubanza, bafite ukuntu ngo babivuze ngo bumvikanye ko ngo bazaza bakamwishyura n'ibiki, nabwo ntiyabishyura, asubira mu rukiko, ibintu byo kubiva. yaratashye. Zizara rero ajya gukora ibi bintu yankoreye, nabuze ati ngewe mburana imanza nyinshuro ntirwananira ko fanya akazi. Yarabikwibwiriye. Yarabivuze ngewe mpari. Hari abatangabuhamya bagera kuri 6. Ariko hari icyo wavuze cy'uko abatangabuhamya ngo abatangabuhamya igororero rya Nyarugenge, umugenzacyaha ryaramugoye kandi ari inzego zuzuzanya. Ubundi umugenzacyaha yagombaga gufata abatangabuhamya twamuhaye, namuhaye ku mpande zanjye, yenda n'Aimable bakavuga, akabentoroja, afite ubushobozi bwo gutegeka bakamusanga kuri RIB Rwezamenyo nkuko nagiye gutanga ikirego, cyangwa afite ubushobozi bwo kuza kwigororera akabentoroja. Inshuro zose yaje barabamwimye. Yarambwiye ati igororero ryarangoye kubera icyo abatangabuhamya banjye bamwe barinze bataha bakarekurwa, abandi bagahabwa imbabazi, abandi bagahabwa za liberation. Nta mutangabuhamya uri muri dosiye yanjye. Uyu munsi ifite nka 3, ariko uwo ufite contact n'umwe batashye nkuriya bariyo Wandro, babonye ko ari umugabo mukuru arahari, ariko buryo itegeko ryemera nka 3, abandi baracyari mu igororero, abandi baratashye. None se mu kubima nabyo hari ububasha Nzizera bishyizemo? Oya, urumva nyine kunkubitira mu igororero ni icyasha kuri RCS. Kandi abatangabuhamya bavuga ibintu uko biri, bamena mu umuceri. mazina yabyo. Nk'umuntu wari secret officer witwa John, nawe yaratashye, yabigizemo biguru ntege, kuko umwe mu basekirite be witwa Bushari, niba ari Bushari niba ari Buki. Wowe rero hariya wahamaze iminsi itarenze ibyumweru 2 ntabwo hazi. Hari ubwo njya numva hari ukuntu havugaho hariya hafite umwihariko. Cyakora ufite souvenir ivuga ngo hari umunyamakuru yabaye hano ngo yabaga ngo afite ngo akantu ngo ari kwandika ngo abaza abasaza uko babayeho. Biriya ni ibintu no. None se Jean Paul, nyuma yaho mwabanye gute? Nyuma yaho Nzizera Aimable umwaka yawurangirije muri kasho. Yese ajya muri kasho? Immediately yagiye muri kasho. Avuye muri kasho, wenda kugira ngo abantu babyumve bumve ko muri iyo wakoreye icyaha mu igororero bagushyira muri kasho ku bihano bya gereza bimara iminsi 15 cyangwa yakongerwa bo bamazemo ukwezi. Waba wakoze icyaha kikujyana mu kigusubiza muri RIB ukava muri kasho kajya kubazwa, nibyo byabaye. Umugenzacyaha yaza kubabaza bakavuga ko badafite ngo abavoka, barinda bataha. Igororero ntiryabwira RIB ko rigiye kurekura abantu bankubise. Umugenzacyaha aje kubentoroje arababura. Nzizera baramwenteroje kandi barabyanze, bavuze ko batabazwa badafite umwavoka. Kandi iyo ufunze n'ubundi ni nkaho waba uri muri RIB, barakwihora batuzamushake. Aje kubashaka nyuma y'amezi 3 arababura, asanga baratashye bose. Kugeza n'uriya Patrick watashye mu kwa 9 yatashye bakiza kumwetoroja akabangwa nta mwavoka. Habayemo ntabwo nabyita miscommunication. Case yanjye yarizwe na Commissioner General, yarizwe na Fande Muhisoni, yarizwe n'urwego rwose uhereye ku bakozi batoya kugera ku bakuru, kuko ntabwo do umuntu wafata ngo ukura amenyo ngo uhutaze ko wishakiye ngo birangire. Nubwo hari ababikorerwa ntibinamenyekane, ariko akamema nanone bajye bubaha amazina y'abantu. Onese umuntu wafatiwe Kirehe wishe umuntu uzi ko RIB yamwerekanye nk'ejo ko yamwerekanye. Hari ubwo RIB ifata kavuga ngo runaka turamufashe turabitwitinze barabara kubera ko izi fame n'izina ry'uwo muntu ejo batazavuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. So rero niba RCS yarashyize umucyo no kuri case yanjye biciye mu umuvugizi wayo witwa Madame Teresa Chief Superintendent, bagombaga no gushyira imbaraga mu batangabuhamya muri case yanjye. So case yanjye niba ari igororero sintekereza ko RCS headquarters niba baramvuje yego bakajya gutanga. Ubundi RIB yagombaga kuza ku igororero ikambaza bakashyira imodoka nkajya Rwezamenyo nambaye iki ndebuka ko nagiye abaturage bakabo ngo se burya ngo n'abafungwa ngo bajya baza hano bagatanga ikirego bundi bushya. Umugenzacyaha arababwira ngo yego. Ntabwo rero headquarters bari kwimana abatangabuhamya, ubundi se babaryamo bikagenda gute? Ni ibintu biba byakoze umuntu DVD. Rero mabyo ko nakwana nk'urwego rumwe ufashe nk'abakozi barabirukanye abandi bakabakura ku magororero, niyo mikorere. Noneho case yanjye wari waraye ijoro odari
yari yakoze ripoti ivuga ko mu gipangu bimeze neza, nta watorotse, nta warwaye, harimo amahoro. Bagiye kubona babona ibintu kuri social media ko wakoze raporo ko ibintu bimeze neza, bimeze gute, wese bamushyira nawe muri kasho bamukura naho. Ndi umukameramani arasetse. Muri force niko bigenda, na RCS habamo kasho y'abacungagereza. None se nk'abacungagereza mani yatorotse ntibakatiye imyaka 2 n'igice wa muhungu wa general. So rero kese yanjye nayigenjeje gake nk'uko amategeko avuga nyine ngo iyo uhitishije ibintu bibyari bihumye. Kese yanjye iracyarandinga. Uyu munsi niba Nzizere Aimable urafunze, sinzi icyo afungiye, uraza kukivuga. Harajyaho na kese. Nzizere Aimable haraba nka motion turahirwa, arafungirwa ubwambuzi bushukana, aburane n'urubanza rwanjye, nabikira azagerayo amahoro. Kuva Nze ko mbona umuhungu wawe yasetse. Kuva utashye ntabwo wigeze ubonana nawe kuko oya Aimable gusa yaciye muri Mike aramvugisha kuri telefone, arambwira ati ko hari ahantu hazi wacirinze tukumvikana. Ndababwira ngewe se n'ubundi byabaye byarabaye, urakora iki? Byibura mvuza. Ati nzabikora. Arenza akora ikindi cyaha, keretse niba yarakoze icyagira ngo mvuze. Kusekase niba yarakoze ikimeni kugira ngo agure amenyo, Imana imworohereze. Ariko yapanze na Patrick byose abyishyiraho, avuga ko ari wowe wateguye umugambi akanawushyira mu bikorwa, kugira ngo Patrick nawe yari ifite umugambi wo kwirekurirwa kigira muri za Kongo, ngo ari muri M23. hari umunyekongo no Patrick Shema numwe muri za mpunzi z'ikiziba zigaragambije 2018. Nicyo yaziraga. Yaje bageragere avuye i Muhanga, yari kubisa abafungwa yabamaze. Hanyuma komishona DC yagiyeyo, afande Muhisoni nawe aramutuka, amututse bazirika umuhungu baraza bashyira Nyarugenge. Uwo muntu wo ku Kibuye wafungiwe i Muhanga amenya Jean Paul gute kurya yamusagare? Ko nako mu basesenguzi n'abagosora amategeko, ni igikorwa cyateguwe gishyirwa mu bikorwa na Aimable ku bufatanye na Patrick. Ariko Patrick igihe cyarageze abyishyiraho. Umuhungu wo muvuwayo uyu ushaka gukoresha ngo hakunaniye hatuma ikigori cye. Iwe yabonaga atabishobora hatuma umweho vuba. Niba umuntu yaravuye i Muhanga azira guhohotera abafungwa no kubakubita no gutuka komiseri wungirije, rero guca Aimable kumucamo byari byoroshye. Hagati aho rero urabize ko nibera mu nkiko abafungwa bagira amakuru. Umufungwa arambwira ati yewe ati wa muntu wagohoteye ati Imana ihora ihoze, ati baramufunze. Ejo igihe tujya mu rubanza rwa motion, ndababwira ntabyo nzi. Kuki utabizera gusagariye? Ndababwira ngewe ntabwo Aimable ni umuntu muto, ntajya kumenya ngo bamufunze bamurekuye, kuko nafungwa nzabimenya. Nabifashe nk'ibihuha, ntungurwa no kumva afunze. Ndavuga ngo abafungwa ndabatiye. Amakuru mfite nuko abantu bose yajyaga yitabaza iyo yabaga yahuye n'ibibazo yafunzwe yagize gute, yabibahishe kubera akazi ko ibyo byinshi byamenyekanye. Yabigize n'abantu bitwa inkoramutima ze no mu muryango. Mu muryango se ugasanga bangana iki? Aimable nyine ngewe ntabwo nkimuvuga ibintu byinshi. Niba tubaha mama w'umubyara, Aimable watanze inzu ya mama we, reka takubwira ngo twarabanye. Yageze mu igororero mu kwa 7 2024, araza arambwira ati naraguhemukiye, nashatse kugufungisha asanga nawe uri intare, mbabarira. Aimable namaze nk'ukwezi ndi papa we ndi mama we, mu ijambo rimwe byo ndi kuvugura byumva. Kuva ku mazi ashyushye kugera ku gasukari. Umuntu wavugaga ngo ntarya ibigori kandi adafite amafaranga, sonde ayo mafaranga bamarira iki? Niba unafungwa ugahangayikisha abandi bantu, Mana buriya kugira umuntu uzufunze. Ndebuka banzaniye biswi warazigomwe nkiri mu kato, hari ikintu wigomwa kugira ngo ufashe. Yaraje kombe yagira ngo nkofrime kugira ngo nyine abantu baranamugaye. Jean Paul wakugaburiye, Jean Paul waje akagusasira, Jean Paul waje akakwitangira, Jean Paul waje umuntu yatumiraga akamubwira ngo nabaretse kuko hariya ntabwo ibintu komande dukora ntiwayimara. Ugira umuntu wemvita
hari n'ibintu nyine bakora ubundi iyo ushaka ko umuntu mushwana uramubwira ngo mufatanye. Njye nta muntu nigeze afatanya nawe mu buryo bwa restaurasiyo. Uwabaga hari uwo byashyaga hari yaririraga. So Aimable aje arabikupa. Abikupye kubikupa hari abantu, harimo umukozi wanjye, harimo n'abantu nitumiriraga, yaraje ndavuga rero uyu muntu yambwiye ko amafaranga yataraza, reka tumufashe, ibigori ntiyabishobora. Nukuri ko Imana namutunze igihe kirenga ukwezi. Uwo muntu rero watunze ukwezi, wabwiye umukozi we ngo yikebeshe ikibati kugira ngo bagufunge bigafata ubusa, niwe wavuze ngo Jean Paul yakoze inkuru. Iyo nkuru iriya nkuru nakoraga hari umenye ari naho ikomoka kuri za Rambere. Ati reba ibintu wankozeho nibyo bingejeje. Ni nacyo yanzizaga. Kandi afungwa sinari mpari yaje ahasanga. So cyakora agiye kuburana nka uzima nabuze se ngo agiye korana nka Motion. Motion yafashwa akurikiranwe ibyaha by'urumogi n'ibiki. Ariko bakimufata rero biravuga ati nyamara afite n'akandi kadosiye mu rukiko rwisumbuye hehe rwa Nyarugenge rw'imyaka 3. Motion azasoza ibihano bimufunze kuri 16 z'ukwa kane. Ariko ndabiha amahirwe make ko azataha, azahita akomereza aho akora 3 n'igice. Niyo mpamvu nta Aimable nta Motion. Nabo narebuze ngo umuntu utababarira nyina, Aimable yaragiye atanga Rambere mu nzu ya mama w'Inyanza. Niba atababarira nyina n'abana yabyaye, umugore we twaramuhostinze ku Kwezi TV, baratandukanye, inzu yamuhaye ayitangamo ingwate barayiteza, iyo yahaye abana nayo ahindukira. Niko niba atababarira nyina yababarira umugore we. Umugore we se mwaramuhostinze? Twaraganira. Namuhayemo ijambo se mu kiganiro. Nzizera se yari mageragere. Hari umugore mperutse guhostinga, uwo yavuze amera agahembe ngo mwagombaga kumpamagara nkabyitsaho nanjye wowe se uvuga icyo. Ko ahubwo utegereza umwanya wawe nawe ukazaza ukabivuguruza ibyo yavuze. Ariko n'uburenganzira bwe kuba wamuha umwanya. Twaranamuhaye nyuma. Urabona murumuna wawe cyangwa se umuryango wawe uje kukurega ko muri gupfa nk'amasambu. Ndababaza ikiganiro nkagifata akibika, namara kukibika nawe nkakubaza verisiyo yawe kugira ngo nzahoze ibyo biganiro. Iyo rero wanze kugira icyo uvuga ndakirekura. So rero twisubiriye kuri Nzizera, abantu bashobora kugira ngo afunze kubera njye oya. Gusa yababaje ubugenzacyaha. Kuko niba bwaramuhamagaraga akanga kwitaba, bamutarakinga bakabona aho yababwiye si uhari ngo ndi Gikondo, bakamushanga ahandi. Kugeza ubwo bafashe dosiye yanjye bakayiregera nkaho bakayiregera parike nkaho uregwamo main key batazahari. Ariko se bigenda gute umuntu ari muri Kigali? Hano ngenda njya kubona nkabona dukubitaniye nko ku rukiko. Buriya Aimable ni ba bantu bitwa babesikoro bavuga bo komisiyoneri ku nkiko. Ashobora kwiranja akabaza nimero perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, w'urukiko rukuru n'urw'ibanze, kuza akamusuhuza arahita akora deal byonyine. Ese ubundi abamene bakora gute bo ku nkiko? Abahora ku rukiko kugira ngo n'umwanditsi. Iyo nimero se kumusuhuza bikuba bikoze ihe deal? Wowe niba ufite umuntu wawe ufunze ukabona umuntu araje ashuje perezida, ikintu azaguporopoza ku cyo yenda perezida yavuze akeneye kuri muntu kugira ngo rekurwe uragikora. Warazabwira ati perezida wabonye ko tumaze kuvugana urampaya ngaya, urampaya ni $5,000,000 kandi dosiye yawe iroroshye. Kandi n'abavoka burya barya ruswa mu manza, abanza kukumvisha ko umucamanza bigaye. Kandi buriya ibintu by'amategeko nta n'uwabirenganyiriza. Abavoka benshi ni abagore b'abacamanza, ni abagabo b'abashinjacyaha, kuko ni domaine y'amategeko. Hari ubwo umwavoka wawe umugabo we aba ari umucamanza cyangwa ari umushinjacyaha. Rero uzamenye ko urwo rubanza uzarutsindwa gute. Nta sitasiyo yari itagira kabine y'umwavoka. Iyo bakiguta muri yombi uriburanira oya, ufite umwavoka se oya, umugenzacyaha akakubwira ngo hari kabine agahita amuhamagara ngo nguwo umukiriya. Kuko ahamagawe n'umugenzacyaha, wa muntu ahita yirekura akagira ngo kuko umwavoka amuhawe n'umuriburi kumubaza akagira ngo azataha. Nta nubwo ari nabyo kwanza. Ibi bintu rero bizabigenzure, si ukuregana, ariko ni hehe wabonye umugenzacyaha ashobora gushakira umuntu umwavoka? Ariko nta kibazo gute kandi ari ufite dosiye. Wa muntu uburana kuko bari guhuzagurika agira ngo azataha, agashiduka bamupirikanye Nyarugenge.
ariko nawe niwe uba wabyishyizemo kuko mu by'ukuri ntabwo amuzanira umuntu uzamugira umwere, amuzanira umuntu umwunganira mu mategeko. nyine iyo ndi kukubwira uzi ko akenshi ngewe ndi na leta utu dukabine duturanye na za ribu natwirukana, ariko nyine ni ugukodesha nta kundi. Kubera iki se? Ariko se reka nkubaza, kuba umunyamategeko akorera hafi y'ahantu ashobora kubona abakiriya abikoze kinyamwuga ari gutwara, ibazo noneho umugenzacyaha akabaza umususpect ngo ukeneye umwavoka, yego, agafata telefone agahamagara umwavoka, wino wunganira umuntu. Ngewe wafashwe ngira ngo hari uburyo bwihariye wa mwavoka aziranyeho n'umugenzacyaha, rimwe na rimwe aho nari kwishyura 500 wenda ngahishyura 1,000,000 kugira ngo ibintu bigende ukuntu salama, ibintu bigende salama. none se wowe ubundi kuki utakihitiramo kuvuga ngo nkeneye umwavoka ariko ndanamwishakira? Oya, nkatwe batuyora ngo pango wagiye baraguteguza iminsi 2-3 ukamushaka. N'abakekwaho icyaha baba b'ibipepure. Niba bari abantu 11 ejo rebu yerekanye, niba harimo ingaro ntabwo bazabutwara igifungo fungo. Niyo mpamvu bakwaza ngo wari wafungwe, bivuze ati narafunzwe, ugenzacyaha agenza gake mugaciriga. Nk'ubu nka Eric umutaye muri yombi buri kintu cyose amuporopoza yacyemera, ariko agiye uko nabazwa se. Hari n'abagenzacyaha ahubwo icyo uri kuvuga ngiye ntabwo nkibonamo ikibazo. Icyo mbonamo ikibazo hari abagenzacyaha babwira abantu ngo biroroshye ntacyo mwabona, ngo nta kantu tukubaza. Biriya bintu byo ni bibi kuko umuntu abazwa adafite umwavoka. Hari n'ubwo umuntu akubwira ngo ari ubwamuhamagara akakubwira ngo nze nzanye umwavoka, ngo hoya ngo mwihorere. Kubera icyo umubwira ngo mwihorere? Ubundi ukwiye kubimushishikariza, mubwira uti uje kubazwa mu bugenzacyaha, niba ufite umwavoka umuzane, tutaza gufata ikindi gihe cyo kumushaka. Nugira amahirwe ugataha ari hamudurira. Hari ukuntu bashaka kwiyorohereza kugira ngo dosiye yihute, akavuga ati umwavoka wenda akavuga ati zaboneka ejo. Ahubwo mbwira ibya Nzizera wemenye gute? Abantu ntabwo bagiye kuvuga bati Jean Paul wakubiswe na Nzizera, Theo wafungishijwe na Nzizera, ni iki cyiza bamuvugaho? Umva uko byagenze. Byagenze gute kugira ngo umenye ubwira? Ubundi twa Kalisa Claude yaraje hano turamuhostinga. Kalisa Claude nawe bamusobanurije, yamwambuye umutungo, amusezeranya ko umutungo afite kwa Nkunda Banyanga azamuhamo 50%. Ako se mbwire bukira aho ngaho. Uretse gato uraza kunsubiza inyuma, reka maze nkurangize. Uze kunyibutsa abantu ari nkuru. Hanyuma tumaze kumukorera ubuvugizi, ibyo yavugaga nagombaga kuparensenga inkuru. Hanyuma ndamubura, mubuze ndakurikirana, menya ko telefone ye itariho, menya ko afunze. Mbaza umuvugizi wa RIB arabikonfaminga. None se gifite ikibazo? Ubundi muhamagara ariko kwitaba mu buzima busanzwe mujye muvugana. Wenda icyo nakubwira cyo kimwe nari gukoresha ntabwo ngendeye kumuvugisha. Nari kubwira umuntu mu izina ry'ukwezi akamuvugisha, cyari bihagije. Wabimenye ryari? Kuwa 4 yafunzwe kuwa 3. Kira kibazo nawe kibajije? Yego. Kubera iki RIB yazanye? Ariko actually ikibazo cyanjye nanubwo cyari kijyanye na detail akenshi. Ukiraho cyari kijyanye no kuvuga ngo kuki bagaragaza kenshi abantu bakoze ubutekamutwe. Nicyo nari ngiye kuvuga. Kubera iki RIB imuta muri yombi itabitangaje, ikarinda inamuregera ubushinjacyaha itarabivuga, bivuze iyo ejo utakibaza n'ubu byari kuba biryamye ahantu. So urumva hari kubera impamvu ntazi, hari abantu batavuga muri yombi RIB igahita byarika kuri Twitter. Maze ko nakoze dosiye nyinshi, dosiye ya Shebahame Hassan, kubera iki twayimenye iri muri pariki? Kubera iki tumenye dosiye ya Nzizera iri muri pariki? Nzizera oya nawe twayimenye, ndabyibuka nari mu kiganiro mbona tweet ya RIB yavugaga ko dosiye yamaze gushyikirizwa. Yego. So kubera iki? Ni ikibazo cya mediation, ni ikibazo cy'akazi keshi. Nka Shebahame ni umuntu munini, gukora inkuru tuvuga ngo yafashwe kuri 16 ngo ariko ngo RIB bivuze ni cya gihe uzatangaza ko umuntu yatawe muri yombi ari muri pariki saa 8 mugahurira kwa Rubangura akakubwira atari ko wamenukiye. Batangaje ibihuha. Wasobanura gute kuntu umuntu afunze muhuriye kwa Rubangura? Kera mu gihe cya CID yajyaga itwereka abantu ku munsi wo kujya muri pariki, akenshi babatwerekaga saa 4 niba ubyibuka Kicukiro, saa 5 bakajya muri pariki, saa 6 mugahurira muri restaurant. Ahubwo atari ko ati nk'ubu koko ntiwampemukiye.
ukajya kwisobanura umubwira parido n'ibiki. Nzizera nta kintu apfana na RIB mu buryo yamuryamaho, ahubwo Nzizera azi gukonfirima, ni umukonfirimi. Afite ukuntu anavuga n'umwuka muke, ubwo nageze n'impuhwe shaza gufungwa ntabwo agenda, afite ukuntu agenda ajanjagira gake, iyo adafite imodoka akafata rinete akazishyira mu gahanga, yarangiza akagenda ajanjagira, kukabona umuntu ameze nk'umudiyasipora, bakamubwira ati sha bati iyo nzobe nutinda hano ibyo wikora. Ariko Aimable afite impano zo kudatinda mwigoro, kuko kuva 2018 rega arafungwa. Nzizera umuntu wajyaga umurwanaho ni Gacinya Chance Denis, ashobora kuba ari mwene wabo cyangwa se baragiye bakorana muri bya, afite ukuntu yamukonfirmye muri bya bindi byo gukora bye ngo ni umwenjeneri. Nzizera iyo ari mu igororero niwe wiga dosiye z'abafungwa, ntabwo aka karoroshye. Nzizera aba ari mu butabera. So ushatse ko tumwitsaho Nzizera dosiye iwe umanuka ingazi haza undi aje kumugisha inama ko atize amategeko se, avuga ko ari umuhanga muri byo. Iyo dosiye iroroshye, none se umuntu yaba afite dosiye ziruta iziri muri iki cyumba ntumugisha inama, kandi koko ibyo avuga bikabaho. Nzizera ikintu cyambabaje, urumva kwa kundi n'umuseriraza n'umuntu wamwogoshe n'uwamuciriye inzara n'uwamufuriye n'uwamutamitse no muri kominikasiyo kumwe ujya guhamagara kugeza ubu bamubwira ngo mumwihore nta kibazo ndayimutangire. Bibiliya iravuga ngo mugirire neza babagiriye nabi. Abantu batungurwa no kubona avugwa muri kese yanjye, biri mu bintu byatunguye abantu bafunze. Nzizera Aimable ni umuntu uyageze mu igororero ahita ajya muri yapu akagwangara akigwa. Yapu se urayizi? Ni amadini, ni idini rimeze nko kwa Gitwaza. ADEPR iri ukwayo, irimo ba Saruto n'aba Bonagain. Rero Nzizera ukuntu ari umugabo mwiza, ni umuyoboke wa Face Choir kwa Bishop Masengo, kwa Masengo, kwa Face Choir. Niba ari Face Choir, hariya hari umugore yeskorotse kwa Masengo umunyamurenge tuyi Kanombe, barasenganaga aramweskoroka amutangiriza muri Lambert. Peruka yaragize ibibazo by'amastroke n'ibiki, ariko bikurikirana bikomoka kuri Aimable. Inzu yarayigurishije, ariko ifite ikibazo. Aimable urumva bahuriye mu rusengero, yabayeho ubuzima nk'ubwacu bundi. Urumva mu rusengero yafashe uwo mama amwereka nyine yamubwiye ibijyanye ibijyanye n'inzira y'agakiza, n'agakiza, hanyuma aramuguyaguya amukuraho inzu, arayiheza burundu. Hari n'ikindi yanjijije. Nzizera yazanye Roza Muhando amucumbikishiriza muri Classic, kandi Classic urabizi ko mafite ubushobozi cyane cyane bushingiye kuri communication no kumenyekanisha kiriya kigo mu buryo bwiza. Anyuraho hambwira ati ko ukorera muri Classic ko umuntu yantengushye kandi ifite umushyitsi w'umusitari mwamucumbikiye ko nzabishyura. Hamagara manager, numvaga ari byiza, twohereza n'imodoka ya hoteli ijya kumufata mu cyumweru. Yafata Roze Muhando mu cyumweru. Urabizi iyo umuntu ari buve muri hoteli ararabarishije. Roze Muhando ati ngewe abantu banzanye sinzi naho ndi, kandi koko birumvikana. Mbwira hoteli rero ntiyo mugore kumukanira twebwe byatugiraho ingaruka, nubwo yagera Tanzania akandika kuri Twitter ko hoteli yamufashe nabi byakije, mumureka agende turisigarane n'uwamujanye. Nzizera mu gitondo aza kumufata, aje kumusezera nyine komite, kuko hoteli agomba kumugeza ku kibuga niyo contract. Nzizera ati byari byaraciyeho ko azagenda afite sheke. Nzizera asinya sheke y'imwe na 250, ndayifite. Wacyafite n'ubu? Ibaze ngewe ndi inzu y'ibitabo ho ngo harya ngo ninde wa muhungu yitwa nde? Yitwa komeza. Hanyuma urumva Nzizera birangira atanze sheke, tugiye muri beka kurotira tubura amafaranga. Nzizera afunzwe nabyo yarabindeze ngo naramuhemukiye, ngo nyine ngo namenye umuceri nagaragaje kuko yatanze sheke itazigamiye muri hehe, ahubwo derefite na dokima zo kwivuza zose ndacyazifite. None se uretse iyo sheke itazigamiye se bigeze bayimurega? Bigeze ayiregwa?
Nzizera rero ndibuka ko igihe cyanditse ko Roza Muhando yaraye muri hoteli akarara, kuko none abatumiye abatumiye Roza Muhando bagiye kujyanwa hehe mu nkiko. Nzizera yagiye yishyura make make mu bipengeri, amafaranga yamaramo. Nuko byagenze bya Nzizera. Ariko Nzizera ntabwo ari umuntu mwiza pe, si ukumuvugiraho kuko ubuzima bwe buri mu kaga uyu munsi, ntabwo ari umuntu mwiza Nzizera. murashaka kwibaza ngo mu gihe yarimo kugusabye imbabazi nk'uko yarashatse guca kuri Mike Karangwa ngo mu bicoce birangire, n'ubundi abo dosiye igeze ntabwo bamubabarira kandi n'ubundi atarihariye. ese hari ikindi yagukoreye nyuma yo gukura amenyo? None se ubaye n'amenyo karemano? Ko uri umugome, nta kindi yagukoreye. none se ngo ntabwo yihannye, yakubwiye ko azakuvuza kandi wavuze ko ashobora kuba amafaranga. Ntabwo yabikora abantu. Wabonye ntuza amenyo bazashyiramo ko banayakoreye test. Amenyo azajyamo ariko ntabwo bizagirwamo uruhare na Nzizera. Nzizera nabo ashobora kugiramo uruhare abitegetswe n'urukiko. Ashobora kugiramo uruhare abitegetswe n'urukiko. Icyo urukiko ruzakora nzacyemeza, nanjye nzagishyigikira. Gusa ku mutima ntabwo murakariye mu ijambo, ahubwo nicyo bashobora kumenya. Umutekerezaho iki? Mufata nk'umuntu ushobora kuba ufite depression itaramenyekana aho ikomoka, kubera yuko ntabwo ari we ubabaye kurusha abandi. Afite amahirwe, aracyafite mukecuru i Nyanza, afite amahirwe yo kuba byibura ari umwe mu bagifite ababyeyi, nubwo adafite benshi ariko aramufite. Rero umuntu nk'uwo ntabwo niba agifite mukecuru yatuje kuko ntacyo abaye, ahubwo hatakwa nyiri gukozwa. Jean Paul, Karame, reka twe gutinda mu kiganiro. Abari bansabye kugira ngo bamenye dosiye yawe aho igeze, bamenye uko iracyarandinga, gusa nifuza ko yapfundikiriwe donc yava mu nzira kuva 2024 Decembre 19. Birababaje kuba dosiye yanjye ikiri muri pariki, nta hantu ndayibona ku isi. Niki cyabaye? Kubera iki habayemo kutuzuzanya kw'inzego? Niba RCS abacungagereza baragoye RIB ni ibidekarara rivuga ati twebwe twagombaga gukora ibi, hari ibyo batadukoreye. Nk'ubu dosiye yanjye irimo abatangabuhamya bangahe? Natanze 6. Abenshi baracyafunze, abandi baratashye. Ntabwo ari sawa kabisa. ndumva nasoza ikiganiro. Ariko nashimira urwego rw'igororero, barafashije vraiment, kandi ndabizi neza ko nka mama Roza Muhisoni yababaye cyane, ndetse na senior officers, kuko abenshi kera nakoze muri RCS bakorera ibiganiro. Ndi umuntu nyine bari bazi, yenda nubwo uyu muntu ageze hariya nukuza gutera umugongo, kuko ubundi se kuki nahuye na Aimable nabo ba Patrick, hari ahantu umuntu aba hari safe adahura n'ibyo byago. Impamvu hahari ntabwo hahari ngo hajye umuntu wibye miliyari, hahari kugira ngo hajye umuntu haprotege ubuzima bwe. Ibaze nka Fande Gasana, nk'iyo bamushyira mu iramiro, urahaza birashoboka, si mu igororero se? Wenda umuntu akaza akawumenaho igikoma, kandi hari ahantu hari agace kitwa ibyiringiro. Babaza impamvu atashyizweho mu byiringiro. Si uko hasaba, ntabwo ibyiringiro biruta amazu tubamo, ntabwo biruta mu ngo zacu, ariko byibura urahumeka, hari na risk udahura nazo z'ibyago. Ntabwo wambwira ngo uri umushinjacyaha cyangwa uri umukozi wa RIB wagiye ufata abantu urabafunga, uragituye mu gicaka, abana bose bafunze ari wowe baciyeho, cyangwa uri umucamanza, gute se? Ibyago nibikubaho. Icya kabiri, niba umuntu ari kuburana yenda yafashwe, ashobora kuvuga ati kubera impamvu z'umutekano wanjye mwambabarira mukaza mu gihe urukiko rwampamye icyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byibura ruzategeke ko ufungirwa muri iri gororero. Abantu benshi kubera ibibazo bahuriramo naho hantu, hari ubwo batabashaka gusubira hehe mu igororero bari barimo. Ariko urabyumva byibura. Yego. None se Nzizera uyu munsi icyaha yakoze aramutse abihanijwe n'urukiko, gihanishwe izihe ngingo? N'escroquerie. Escroquerie. Escroquerie se si imyaka 7 ahari? Nibanza ari nk'itatu. 3 yonyine?
Eh, Eha, ndabona bamuremeye. Ariko buriya agira n'amahirwe, banzizera iyo batanze imbabazi nibo baziha, iyo batanze liberation conditionnelle nibo bayiha. mm, Kandi buriya ndabizi, niba mubona muri gereza bazavuga ngo agaruwe na kesi ya Jean Paul, ndabizi neza abafungwa. mm. Gusa nayo izaba irimo yego, ariko ntabwo ari izayimufunze. So ngayo nguko ndumva nagushimira Jean Paul Nkundineza ku mwanya wawe no kuba wisobanura ukabishyiraho umucyo. Abantu nk'abanzizera babaho, ni ibintu bisanzwe, cyangwa nzizera ni umwihariko. Kubera iki avuga ngo ndabizi neza nubwo funzwe sinzahatinda? Nyine yakubwira ukuntu procureur ngo yamuhamagaraga ngo yabahemukiye kuba ngo yanditse ibaruwa ngo ikurekuza gutanga imbabazi, ugira ngo nka procureur en chef ni umujyama. Hari ukuntu afata inzego akazigira aba petit frère cyangwa aba grand frère. Nyine niho ikikwereka umumena haberamo. Reka ngushimire kuri iki kiganiro, reka dushimire Jean Paul Nkundineza wadusobanuriye watubwiye byose uko byagenze. Ibiganiro byacu ku ngingo zitandukanye byo nakagaruka naho utaha. Jean Paul wakoze. Akoze cyane.